gice cyatambutse mu nkuru y'igikomere twasize inda ya Ayla Kiara yari imaze kuvamo. Icyo twari turimo kwibaza, ese aho yari yayikuyemo ku bushake ngo ni ibintu byamugwiririye? ese ubundi abaye yarabikoze bishaka, yaba yarabitewe n'iki? munyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyihere kuri Kiara. ntababasha kuvuga, aba ari kureba gusa, drama bari iruhande rwe. mubaza ati se bebe, byakugendekeye gute? ni iki cyabayeho? n'ubu sindabyumva. ntibishoboka bite? abarira umbwiza ukuri. ni iki cyaguhangayikishije? ni iki cyaguteye kwiheba no kwigunga? ni iki cyaguteye guhagarika umutima kugera kuri iyi point, kugeza ubwo nimba utwite ivamo? Kiara, mbwira, ese urukundo ngukunda ntabwo ruguhagije? kuba mwitaho ntabwo biguhagije? kuki ukomeza gutekereza kuri mama wanjye? ese kuki ukomeza gutekereza ku hahise hawe? se ntabwo mbonamo nk'ibisubizo? nta cyizere umpereza? ese koko ntabwo unkunda? ntabwo unyitayeho? Ayla, yababaye ntabwo wabyumva. n'ubu sindabyumva. maybe ndasa n'uri kurota, ndasa n'udahari. ntabwo njye mbyiyumvisha. ese ubundi nabyumva gute? icyo ari cyo cyose wagombaga kuba ukeneye, nangwa se icyo wakeneraga cyose mu buzima, na making agashoboye kukibona. nazanye undi mukozi nabura ngakwiteho, ndebe ko yakwitaho ukiyitaho, mugafatikanya ukazabyara neza utuje umeze neza. ariko ni nkaho ntacyo byari bikumariye. ahari ntabwo byari bihagije kuri wowe. wowe wakomeje gutekereza kuri mama wanjye. ese Ayla, urumva ari we muntu wa mbere wari ugiye kuba adakunzwe na nyirabukwe? ni we muntu wa mbere wari ugiye kubaka se umuryango utagukunda? ese ni we wa mbere umuryango wataye nangwa se umuryango wanze? tekereza kuri family yawe, ngo barakwanze baragutaye, ngo nta n'umwe ukiguhamagara, nta n'umwe ukwitayeho. ntabwo ari uwa mbere dia, ndetse si nawe wa nyuma. ariko ibintu byarahindutse. ni bangahe se bagira umugisha wo gukundwa na ba nyirabukwe? nimbarwa dia. ese ni bangahe bagira umugisha wo gusanga umuryango wabo bumva, ugasanga bafite abavandimwe bahuza, usanga bafite se na nyina babakunda? ni bangahe? ariko ibyo biba byakujyanye ko ni ubutesi? ni iki? Kiara, ugomba gukura ukamenya ko ugomba kwishingikirizaho wowe ubwawe, nta wundi muntu ukwiye kwishingikirizaho. ibintu byo gukomeza gukomeretswa nuko ngo nyoko buko yakubwiye nabi, menya byagiye na hehe.
uzagira ibikomere byinshi, ko muri ubu buzima uzahura n'abantu benshi bagukomeretse. Hari igihe ugira inshuti akaguhemukira kandi wari wayizeye, n'umubyeyi wakubyara aguhemukira nangwa se akakugambanira kandi yarakubyara, n'umugabo wagushatse nangwa se umugore washatse araguhinduka. Ayira ugomba gukomera. Akantu gato niko kaguhangayikishe ngo upanike, usanga umutwe nyine wose waremereye, ntabwo utuje, muri wowe ibintu byose byahagaze. Ayira ntabwo n'ubu ndiyumvisha neza ibintu byaguhagaritse umutima, kugeza aho nyambuye amahirwe yo kwitwa papa. Atari ko se Joram, tekereza ko ari wowe ubabaye wenyine. Nibyo wenda natwise mu buryo ntatekerezaga, nari ntanateguye, ntaniyumvishaga, ariko se urumva ari wowe wenyine uhombye. Urumva igihombo kiri kuri wowe gusa. Kwibaza ni iki cyabaye kuri Kiara, kuki Kiara ahangayitse. Joram, njyewe nakuze nderwa mpabwa urukundo n'ababyeyi, nakuze nitabwaho, namenyereye kwitabwaho, namenyereye kumvwa, namenyereye guhabwa urukundo. Ntabwo namenyereye guhabwa ibitutsi, gutotezwa, kugambanirwa, kubwirwa nabi. Ibintu byo gusanga nakomeretse mbimenye nkuze. Ibyo rero nabyo narinzi. Wimbwira ngo rero ngo nkwiye gukura, ngo nkirengagiza ngo nzahura n'abantu benshi bankomereka. Yes, nibyo. Ariko se niba aribwo ndi guhura nabyo, uragira ngo umutima wanjye witera ujya aho ngaho nyine byose were kubyakira. Reka nanjye ndi umuntu. Umutima wanjye ntago ari icyuma. Umutima wanjye si ibuye. Umutima wanjye urababara, urakomereka. Uramuwe ntago wabyumva. Reka mbikubwire. Nakuze ntazi kubwirwa nabo uko bisa. Narakubwiye ngo nari meze nk'igikomangomakazi. Sinzi niba ubizi neza, sinzi niba narabikubwiye nangwa ntarabikubwiye. Nari meze nk'igikomangomakazi. Nari umwami, mbese nari umwamikazi. Nari byose, ibyo byose nari mbikwiye. Narabanzaga nkikurikira iwacu. Ndi umukobwa wa data. Icyo nakeneraga nakiboneraga igihe. Telefone nziza yadutse ku isoko ninjye wayitungaga mbere. Umwenda mwiza ugezweho ninjye wawambaraga mbere y'abandi bose. Ntago nari nzi ko umuntu ashobora kujya hariya ngo akorere isene. Nari nzi ko ibintu byose umuntu abibona byoroshye. Kuko nakuze ntazi ko hari igihe umuntu astrugglinga, ari gushaka isene, ari gushaka ubuzima. Ibyo mbimenye gusa. Ntago nari nzi ko umuntu ashobora kwitera ngo akwange nta kintu mupfuye. Ajya aho ngaho yumva arakwanga. Niyo mpamvu kubyumva no kubyakira biba byangoye. Rimwe na rimwe hari igihe bisaba igihe kugira ngo ubwonko bubashe kwakira n'umutima ubashe kwakira ibyo wahuye nabyo nangwa se ibyo uri guhura nabyo. Igihe ubwonko bwanjye butarakira, umutima wanjye ukaba utarakira, numva ntabishobora gute? Ese ntabyishoboza? Joram, nibyo ndakuze pe. Ariko harahongera bikandenga, harahongera bikancanga. Nzi ko kuburara bishoboka kandi bibaho. Nzi ko kwambara nabi no kwambara ubusa bibaho. Nzi ko gutotezwa, kubwirwa nabi, kubura isene byose bibaho. Ariko sindabyakira. Mba numva hari ntazi inzira ndi kunyuramo kuyisa nuko iteye. Joram, nifitiye ibikomere byinshi cyane, byinshi pe. Rero wimfatanye n'ibyo bikomere.
ninjye wari wanze kwitwa mama se? Ese ninjye wanze, ninjye wumva wifuje kwibuza amahirwe yo kuba ndi kumwe n'umugabo nkunda, wankunze nyine ntacyo ndicyo, ntacyo mfite, nambara ibigutiya, ntakaraba, ntazi kwiyitaho. Ninjye wanze uwo mugisha? Ese ninjye wanze umugabo wamenye ko mutwitiye akankunda kurushaho? Ese ninjye wanze ihirwe ryo kwitwa mama, nkaba umubyeyi nk'abandi bose, nanjye ngaheka? Ese ninjye wanze kwitwa Madamu Joram, aho unyuze hose nkaba ndi wowe, nkaba ndi Mrs Joram? Yaba waruzi, byatangiye numva nagukunda, byatangiye numva ntanabyishimiye, ariko nanjye nari maze gukunda uyu mwana, numvaga nanjye mushaka. Sinari nkitaye ku muryango wanjye, sinari nkitaye ku cyo mama azatekereza n'icyo tata azatekereza. Numvaga nishimye, numvaga ntangiye kugenda nakira ko nanjye ngiye kuba umunyamugisha wo kubyara. Ariko none ndebera, none uri kumbaza ngo byagenze gute? Nanjye ntabwo mbizi. Joram akomeza kumva Ayla, akumva byose ari kumubwira, agira ati akamuhobera, akamubwira ati basi mbabarira, amagambo yose nkubwiye yakubwizanyije umunabi, umujinya, uburakari, kwikunda n'ibindi byinshi. Gusa umbabarire, amasaha aragenda akicuma, kwa muganga bagakomeza kwita kuri Kiara. Nyuma y'iminsi mike baramusezerera agataha akajya mu rugo. Sose twigire kuri Joram ari kuganira n'abavandimwe be ndetse na mama we. Mama we ari kubwira Joram, avuga ati Joram, twabonye undi mukozi. Icyari kibesheje hano Kiara nuko yaragutwitiye, ntabwo kigutwitiye. Ndumva rero iki ari cyo gihe cyo kugira ngo agende, kuko n'ubundi ntabwo yakongera kuba umukozi. Agende nyine ajya gushaka ahandi umurimo. Mama tugize ngo iki mama? Ese nta nubwo ugira impuhwe? Kiara nibwo yakiva kwa muganga, uri kuzana ibintu byo kumwirukana no kumusohora muri iyi nzu. Kubizi kare wamuzanye n'ahantu abarizwa, naho kuba afite, ntacyo kurya, ntacyo kunywa, ntacyo kwambara, none uramwirukana ngo ajye hehe? Ndetse none se n'imfubyi, ntagira iwabo, ntagira se, ntagira nyina. Icyari kimubesheje hano yaratwite umwuzukuru wanjye. Iyo nda ntayagitwite, nagende. Victor ati mama wirengera. Nose ubwo uramusohora muri iyi nzu umubwira ngo Albert ati ariko wibagiwe ko ari umukazana wawe, wibagiwe ko ari umugore wa Joram. Joram ati nanjye binshobera. Mama wibagiwe ko kano kanya nakubwiye ko uriya mukobwa mukunda, atari ko se wamukunda wagira ute? Ibyo ntabwo bindeba. None se kankubaza, Sky naramuka aje uzamubwira ngo iki?
uzamubwira ngo washatse undi mugore mu buhe buri turamata ariko mama njye na Sky narakubwiye ko bitavamo Sky nagerageje kwishakamo urukundo ngo mukunde byaranze ibintu by'imiryango byo kuduhatira ngo ngiye ngo tubane no uwo amarangamutima yanjye yerekejeho arahari mamagare Sky wumve ari njye ari Sky nta n'umwe ushaka undi nta n'umwe ukunda undi nimwe muri kubiduhatira mwaretse tukigirira amahitamo yacu uriya mukobwa na plan afite yo kugaruka i Rwanda mwe muri kumuhatira ngo azakorane nanjye ubu kandi aho yibereye afite umuntu akunda muramushaka yiki nanjye mfite uwo nkunda mwaretse gukomeza kwirindagiza ko twe nta plan dufite urabura gukunda umukazana wawe nakweretse ubona nkunda imico y'urayizi uko yitwara urakuzi uranga ngo just gusa ngo ukeneye ngo Sky ntabwo bibaho ntabwo bizigera bibaho ngiye ubwanjye na Sky twariganiriye ndamubaza se urankunda arambwira ngo ntago abizi ambajije ndamubwira nti hoya ntago ngukunda nubwo nshaka tubana arambwira ati sawa nkuru ibyo ni ibintu ngiye nawe twiganira Victor ati mbivuga narabivuze ubundi mwabonye hehe imiryango organizinga wedding banyura ubwite bubwabo batabishaka batabishyizemo imbaraga ubona uko ngo gusanga imiryango ngari inshuti ngo abana ngo bakiri bato ngo mwemeranyije ko ngo bazashyingiranwa kugira ngo imiryango ikomeze ibinshuti ibyo bintu ko umuntu wabivuze ari data akaba atakiriho barya ngo nukuzuza icyo yasize avuze none se ubu muzafata Jora mu muhatire kubana na Sky mufate Sky nawe mu bimuhatemo akababyeyi bo ubundi ntago mubona igihe kigeze igihe tugezemo n'icyo kwihitiramo igihe tugezemo n'icyo gukunda uwo umuntu ashaka n'icyo guha agaciro uwo umuntu ashaka n'icyo kwita ku umuntu ashaka kandi ibyo kuza hariya ugira ute wici mama this is too much bikomeza guhatira Jora mu byo adashaka ndati mwabyemera we na Sky muzashyingiranwa turi hafi no gusohora ama invitations amata ariko ubwo bukwe nimwe muzabukora muzabwikorana Sky nataza ubu se ko ngiye gufata umugore wanjye tukavana tukigendera Sky muzamushyingirana ndati wibeshye va hakuzi kuri igicucu siko nta bwenge ugira uriya mukobwa yaragiye aragushuka arakubeshya ntabwo ukiyera gukunda mwana wanjye mama ati mama ibyo byo ntabyo uzi ntujye kubizana ndati none se waba ubizi neza ko iriya nda yavuyemo ku mupangu ari ibintu yakoze abishaka njye naramwiyumviye kuri telefone yumvishe rikodi ndagira atya akamwumvisha kari kodi gatoya Kiara arimo avugana na Amara amubwira ati Amara ntabwo nigeze nifuza gutwita niyo mpamvu mba numviye inda nayikuramo kandi ariga n'ubundi ngomba kuyikuramo kuko mba mbona nta mwanya mfite muri uru rugo ntabwo nzigera nkundwa maboko uri hano ntago nkunda ahera ko apozinga yari kowe
Kiramagwa mukanga ati mama uri serious ibintu uri kunyumvisha n'ukuri ndate ndakubeshyera iki uriya nta mugore umurimo nta kintu ari cyuriya ntiyakobera umugore inda yari kuyema bishaka niyo mpamvu nari ndikubwira ngo sohora bana mayiti hano turamahera karakara agenda akinjira mu cyumba aho Kiara baryamye mu burakari bwinshi aramworosora ahubwo ati Kiara icara tuvugane Kiara ati se kandi ko mbona warubiye bigenze bitubaye ikivuye hanze ninde ukuvuze naherutse uganira na mama wawe n'abavandimwe bawe hari ibintu muganiriye bitari byiza bitumye urakaye Ramati Kiara ndashaka kumbwiza ukuri kandi nujya kuzana ibintu byo guca ku ruhande yewe nawe ntabwo turi bukirana arabanza agafunga umuryango w'icyumba akamubwira ati Kiara sha ndakwica nkwirege ibintu ndi bugukorere n'Imana yo mu ijuru ibizi Kiara mbabarira umbwiza ukuri inda wari utwite wayikuyemo byagenze gute Kiara turongeye kandi inda nari ntwite nayikuyemo njyewe ndi igicucu se ndi ikigori cyo gukuramo inda Yonza ko bandushaka kuyikuramo banaravuye muri uru rugo kera nkimara kumenya ko ntwite ariko narigende ntabwo nose hari ahantu bari kumenya uzo kumbariza kuki nemeye se nkaguma hano Ramati nuko naho kujya wari ufite Kiara araseka agaseka gatwenge kageretse hejuru agahinda kuvuga ati Joram seriously noneho singiraho mvuka inzerere ziraho ngahita agira hiba ariko mwaramboneranye urandebye ubona nyine nta kintu kizima kinkwiriye oh my god really mama tubundi wari kujyayo wari bwerekeze ko naho kujyaho rufite nshaka umbwire inda wayikuyemo ku bushake nanga Kiara ati Joram hamon ngira iki kugira mistake yo kuba narakoze ubusambanyi ngere ko no gushyiraho icyaha cyo kwica ikiyo mwijuru noneho yazambabarira Joram ati Ayla urimo urakina n'amarangamutima yanjye mbwiza ukuri inda wayikuyemo ayiragira akarakara kugeje umukobwa ati Joram aho bigeze ndasohoka muri iki cyumba nyigusigemo nigende mubwire kanga inda nayo nakuyemo inda yikuyemo kwa muganga wahavuye batakubwiye ukuntu ibintu bimeze naba narayikuyemo ntibavuge ko nayikuyemo ku bushake ibyo bintu ntibigaragara umutwe wawe uratekereza ntutekereza Ramati wingira injiji nabwirwa n'iki kutaganirije abaganga ukababwira ko baza kumbeshya ati noneho Kiara ntabwo njya kuganira n'abaganga noneho niba wumva ko nabikoze naramaze niba narabikoze Ramati Kiara mbwira njye niyumviye n'ijwi ryawe uri mubwira uwitwa niba ari amara ngo nginda ngo yoko bukwe ngo nagukunda ngo ugomba kuyikuramo ngo wayitwite utabishaka wamara ninde niba wagufashije ko nkuriremo inda Kiara ndakwica pe ndakwica cyangwa
urareba igihe wahereye ese ubundi nayikuramo ikibazo kiri buri aho ngo wirwa umfera gusa kutigeze umbwira se ko ufitanye ubukwe n'uwitwa Sky kutigeze umbwira ko bari kuorganizinga wedding yawe n'undi mukobwa wagira ngo nkubyarire gusa nindangiza mbe ngitorosha imbere yawe mbe nk'igisimura kimupinga mu nzu ati uri no kunyikokomora ese burya nibyo kumbe wayikuyemo kuko uzi ko ngiye kubana na Sky kera turetse ko niyo nakuyemo ariko niyo naba narariyikuyemo namaze ndumbwira ibyo byose nawe uri umunyabinyoma umbeshya ko unkunda kandi utankunda ibintu byose wanyerekaga byari ibinyoma ibintu byose wambwiraga byari ibinyoma ubundi ni igiki cyatuma nkwizera ubundi uri umugabo nyabaki ushobora gutera undi mukobwa inda abizi neza ko afite undi akunda uri mugabo nyabaki ushobora kureba undi mukobwa akamwizeza yuko azamubera umugore akamwizeza yuko amukunda abizi neza ko arimo araorganizinga wedding kandi yegereje wari uzi rero ko ntazabimenya none aho ngaho umagaze hejuru wabyimbye wanganya umusozi wose ngo nagukuriyemo namaze amahera karakara gukubitira kiyara urushyi rwiza ati kera subiramo ibyo uvuze ati niyo warayikuyemo uramaze nuko uvuze urama kugera kuri kiyara anyira kumukubita aramukubita pe akamunoza bimwe bya nyabyo Albert byose arabyumva araza agakomanga avuga ati Joram reka wikicumu Joram ni wica umugore wawe kandi baragufunga ubundi fungura uyu muryango ubundi mama we yakubwiraga ibyiza ati ntabwo mfungura reka mbanze mbarane n'iri shyano ry'umugore rimbwire neza ukuntu rimvutse amahirwe yo kwitwa papa kera ati Joram wankubita wareka wanyumva utanyumva njyewe inda ntabwo nigeze nyikuramo ku bushake ese ubundi kankubaze niki kigaragaza ko nayikuyemo mbishaka ufite ibizibiti hari facts ufite zigaragaza ko iyo kintu nagikoze narakubwiye ngo banaragiye kera ni wari kumenya naho nkuru none ndebera Joram muri kumemba kunkubita urabizi ko ntaramera neza urabizi ko ntarakira none ndebera Joram ahubwo keretse nkwishe nakuze n'ibindi yala uhereye umunsi ntabwo nshaka kongera kukubona mu maso yanjye uri umugome uri umwicanyi uri ikibi kweli wizere nurangira untenguhe urare hano iri joro gusa ejo uzabyuka ugenda sinitaye ku kintu icyo ari cyo cyose ariko ntabwo nshaka kongera kukubona mu maso yanjye sinshaka kuzongera kukubona yara urampemukiye urambabaje pe ejo uzafata inzira yawe ugende ntuzigere ureba n'inyuma ntuzigere ungarukira ntuzigere unkumbura nanjye sinzagukumbura inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha ese Joram arakomeje nangwa no kubera umujinya
niba akomeje se Kiara araza kuba hateye ese arerekeza hehe. Inkuru yitwa Igikomere, yose twibaza ni mu bice bizakurikira. Yewe nitwa Obvious Pauline Atite, ni njye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.